ntago nakonje ntuzongera kwiba ahira nukuri. Mu gihe abanyarwanda benshi bari bahugiye mu birori byo gusoza umwaka 2025 mu ijoro ryo ku itariki 31 Ukuboza, bamwe bari mu rusengero abandi bari kuri site zo kurasiraho ibishashi by'urumuri mu mudugudu wa Gashirwe, akagari ka Gacurabwenge, umurenge wa Byumba, mu karere ka Gicumbi, harundi wari wahisemo gusoza umwaka mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Uwo ni umusore witwa Patrick. Saa sita z'ijoro mu gihe urusaku rw'ibishashi by'urumuri rwari rwiganje mu kirere, Patrick yari yicaye mu murima w'ibirayi bya Itangishatse Saidi acunga neza abari mu minsi mikuru, ariko hatagamije kwishimira umwaka mushya. Yari ari mu gikorwa cyo gusarura ibyo atahinze, yabanje gucunga neza. Buri uko igishashi cy'urumuri cyaturikaga mu kirere nawe yakubitaga isuka ikazamukana n'ibirayi. Uwari hafi wumvaga urusaku ntiyatekerezaga ko hari isuka iri gucukura ibirayi, ahubwo yibwiraga ko ari ibishashi bikomeje guturika. Niko byagenze ijoro ryose kugeza ubwo bivugwa ko uwo mujura yasaruye ibiro 70 by'ibirayi mu murima utari uwe. Mu gitondo nyiri umurima byutse yasanze umurima we usa n'uwasaruwe, wagira ngo uwabikoze yari afite gahunda nziza kuko hasaga n'ahahinze. Ahageze amaze kwitegereza neza yasanze koko hari uwamufashije gusarura, ariko atabimubwiye. Itangishatse Saidi nyiri umurima yahise yihutira gutanga amakuru ku banyerondo, batangira gucunga neza uko umujura yafatwa. Aha aratubwira uko kino gikorwa cyo kumucukurira utwo yahinze cyagenze. Ibirayi byanjye babyibye ku itariki 31 mu ijoro ryo kurasa umwaka. Noneho bagiye mu murima w'ibirayi na amatarasi 7 bakuye amatarasi 3. Na mu gitondo tuvuye muri show mu kurasa umwaka narazindutse kare cyane ngiye kureba nsanga ibirayi babirayemo babikuye. Nshaka amakuru turayashaka tuza kumenya yuko ari uriya mujene wabyibye. Noneho turabikurikirana kugeza ubwo twamashe kumenya yuko ari hano mu gasantire, twamufatiye muri kano gacaca tubishyira mu umuyobozi w'umutekano. Naho ngaha bigeze. Ngiye icyo nifuza, icyo nashakaga nuko ibirayi byanjye twabiha agaciro bakamereza ibirayi byanjye, nta kindi kabisa. Ni ibintu nyine nawe wakumva nimba ufashe umurima wawe ukawutunganya ugahingisha amafumbire bagashyiramo amezi 3 agashira utegereje kuvuga ati nimba narahinze ibiro bingahe nzasarura bingahe, warangiza ukaza ugasanga umurima bawutereye hejuru. Ni ibintu nawe ureba no kubyakira ukumva ari ibintu bigoye kabisa. Nkuko umugani ubivuga neza ngo umunsi w'umujura ni 40 nturengaho n'isaha imwe. Irondo ry'umwuga rikorera mu mudugudu wa Gashirwe ryahise rimuta muri yombi, rimusanga ari kugurisha ibirayi yari yibye. Mu ijoro ryo gusoza umwaka twari twakajije umutekano mu mudugudu no mu murenge, mbese muri rusange mu karere hose. Ubwo muri iryo joro nibwo yaraye muri ibyo birayi arabicukura, nyirabyo aza kubimenyesha mu rukerera turi mu mujyi nyine mu mutekano. Biba ngombwa yuko muhiga, ariko nkaba maje kumufata inshuro zigera muri zingahe, muri 7. Kubera ikibazo cy'umutekano Gashirwe dufite, umuntu iyo yibye ikintu nta muntu wa Gashirwe ukikigura ikintu kibwe. Iyo akibwe ahita atanga amakuru, agahita avuga uwibye uwo ari we, tugahita tumufata ku kanya cyangwa ubwe bakamwifatira. Ubwo niko twabashije kubaka umudugudu wa Gashirwe duca n'ubujura bwaho. Ubwo yashatse kujya kubigurisha y'umuturage waho, umuturage yanga kubigura, abari naho byabereye mushakisha, mufashe mu kanya saa 6:20. Akimara gufatwa, uyu musore Patrick yagaragaje ikimwaro cyinshi, atubwira jijinganya ko yari yatumwe ibirayi n'umugore baturanye, maze yihutira kujya kubimushakira mu isambu itariye. Yavuze ko yacukuye ibiro 20 mu gihe nyiri isambu we yemeza ko havuyemo ibiro 70. Umudamu nyine yanumye ibirayi arabigura. Yahoraga n'umimari. Nyine naragiye aho yari yanumye ibirayi ndabimuzanira, none bamfashe. None ndi kumubwira ati dufatanye kubiriho. Kwa gatatu navuye kwa muganga nyinjoro, kwa gatatu muhura na Ruhugafu haraguru yiwanje yikoreye ibirayi. Ruhugafu yunguye ngura nawe ibiro 18, ariko yababwiye ngo ni ibiro 20. Nuko ndamubwira ntese iri joro ibyo birayi ngo mbijyanye ku muhanda. Ndamubwira ntese urabigurisha kurangaye. Nuko turamanuka turumvikana, mbimugurira kuri 300, namuhaye 6300. Urumva none mukanya araje baramuzanye, aravuga ngo mameri ngo bya birayi byabaye ingaro. Nese byabaye ingaro gute? ngo bamfasha. Nuko ndamubwira nese ibiro 18 wangurishije nturi kubyemera. Nyiri umurima akavuga ngo havuyemo ibiro 70. None rero njyewe
ibyo biro 18 ngewe naguze nawe nabiriho we akavuga ngo yariha ibisigaye. Icyakora uyu Patrick wafatanwe igihanga cyo kwiba ibirayi yadutangarije ko yari amaze imyaka 3 atongeye kwiba. Sanzwe wiba se? Sanzwe wiba? nayo narabyihoreye. Warabyihoreye? Uramaze igiti? nari maze nk'imyaka 3 natiye narabyihoreye. Ariko nyamara abaturage bamuzi bakemeza ko uyu musore ari umujoro ruharwa wazengereje abaturage muri ubu buryo uyu abisobanura. Ayo nibandi bari kubandi bamwita ibandi. Uyu bamwita ruhugafu. Harabajengereje rose niyamujengereje. Turasaba nk'abayobozi nyine bajya barara nk'ahantu kuko urabona hari n'igihe umuntu yiba ariko abenshi bamwe bakanabahishira ariko uyu nguyu ngewe ntabwo muzi nibwo mubonye. Ubuyobozi bw'irondo muri Gashirwe ari naryo ryataye muri yombi uyu musore uvugwaho kwiba ibirayi yabanje gucunga neza ko abaturage bose bahugijwe n'igitaramo gisoza umwaka bwijeje abaturage ko akabajura kabonetse bityo ko nta numwe uzongera kubaca muri humye niyo yaba ashaka kwihisha mu rusaku rw'ibishashi byo gusoza umwaka nk'uko bigarukwaho na Sebazungu Jean de Dieu ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu. Akabari nacyo cyamanje kugira ngo duhashye ibisambo byari birimo tubikuramo dufatanyije n'irondo ry'umwuga. Icyo twizeza abaturage nuko ibintu byabo bigomba kujya bihora bifite umutekano batangira amakuru ku gihe ntihagire ibintu byibwa ibintu byo bikaguma bigasugira duhereye kuri wafashwe. Ubuyobozi n'abaturage bagaragaza ko kenshi abafatirwa mu bujura nk'ubu usanga ari abataragize amahirwe yo kwiga, hari nayo mpamvu akarere ka Gicumbi gakomeza gukangurira ababyeyi gushyira abana babo mu ishuri. Bugaragaza ko uburezi ari bwo shingiro ryo kurinda abana kuzavamo insoresore zishora mu byaha, cyane ko na benshi bafungiwe muri transit centers usanga ari urubyiruko rutize, bigasaba ababyeyi kumva no gushyira mu bikorwa inshingano zabo mu burezi bw'abana babo. Aha ni Gashirwe mu karere ka Gicumbi, nanjye Nditanga Ishatse Lionel.